vuga ureba hano nibwo tukumva neza ako karacyari ngo naje nakwiyemiyeho ngo none nzi kuyivugira shaki kuvamo bavuga ngo ukiva muri kikuvamo kureba gore ese n'inzara sigozi gore hariho abantu nyine bazi gukorera umugisha hari n'abandi nyine bazi kublaminga abantu nk'umukobwa wifashe akandika muri comment ngo ni indaya njye narabisomye numva ngize ubwoba uzi ko nabisomye nkashaka kuguhamagara nkakubwira ati mbabarurutse bityo kiganiro ntabwo nyesoma comment ntabwo nazishobora yarambabaje ni umukobwa ngo witwa Nicole yarambabaje arakuzi se uwo mukobwa wa Uganda ako yigaye ijana kurindi niki cyatumye avuga gutyo ngo simbizi ngo ni indaya ngo ni indaya ngo n'abafana banjye baramubwiye ngo iryo ni ishyari ngo ubwo sura mushaka y'icyo ubundi uramuzi yego cyakoze abafana banjye ndabakunda uyu mujyi urimo ibyiza umuntu ashoboye yajya atembera akamenya ibirimo kora njyanya nshima Imana n'ukuri mwambutse umuhanda guteze oya abantu twatangira umupolisi aratubwira ngo ko muje hano duti twambutse dore noneho hari utuntu tumanitse hakurya twirukanka akicyatsi akumutuku gahagara batwita feruje ariko kariruka baba we twarahagaze turabanza turareba umupolisi niwe watwambukije adufasha akaboko urumva kuba muri Kigali ni ubwenge ntago wapfa kwiroha ngo uragiye kuba natwe muri kino kiganiro mbabara mbanze mfukama mereza Imana icyubahiro yewe pfukamushima Imana rwose ko wabiteguye njye nabura gupfukama kubwira nawe urashima oya ngaho mwese bahatapfa ku Imana ishimwe no Imana ihabwa icyubahiro birabwo none kanegeye Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa dore urukweto dore ipantaro ngiyo tutaza kuyifata igiye kuba hombye cyane kuko byaramuhenze ukuntu byanwa isaha amasaha makeup se zo ko mutazivuga mboni urasa neza pe murakoze urasa neza nizere ko Bahati aza kuguha ubwuki bwawe bwose ntagire icyagabanya ahubwo yongere gabanya kakana yego niko amakuru yawe Monique umeze neza cyane ndashima turakwakira ndimo ndabanza kureba muri kamera niba abikora neza niba biri kugenda fresh agabanya n'umwanya niko mushyire hagati na hagati abantu ubona ko ibintu ari sawa cyane abone ko nyeye cyane turi kumwe na Monique harya irindi zina rye ni irihe maho ni Imana Monique amakuru yawe Monique Momo apana Monique jera mbabarira gwenda kwingingira niko Monique we ako kumana vuga Momo apana bya Monique n'abafana banjye banyandikira ngo ni Monique uzi ko nibutse ko ari umukecuru w'inshuti yacu yitwa Monique twari duturanye ni ukuri kw'Imana ndabizi ko ari ry'abake ariko ntari Momo amakuru se ni meza urasa neza kweri murakoze ubu se ni wandi twaganira ubushize niwe nagihindutseho izo makeup ni njye wazisize ukiba mu cyaro wari uzi ko uzasa gutya ntabyo nari nzi pe ni Imana yahinduye amateka ko muri usigaho nirya se ahubwo kwirya gake wisugira n'isoni ariko ko wireba cyane se isoni ziranyije reka ko wireba cyane ariko wabaye akuki byatari ni ukuri pe urakoze nagerageje kwisiga nyine niwe wisize se oya ntabwo ari wowe ni njye wisize uzi no gukora makeup rero ntabwo bazajya bamibiraka ni ukuri abafana banjye bazajya bamibiraka wamaze no kugira abafana benshi cyane benshi ikiganiro kimwe benshi oya ni uko bamwe babamagara hari kode nari narashyizeho ariko nayikuyemo kode y'iki Gerard wabyinjire nuvuga ureba kuri runo ruhande uko kugira ngo batazajya bamamaga yego
bari benshi se benshi ariko kode yari iriho na mbere ya hose Yego. na kode yari iriho ariko kubera nari mfite amadeni menshi nashaka ko abantu Oya. bahamagara ariko noneho bakajya banyandikira uhise gato ariko nayikuyemo wari ufite amadeni menshi ukubitamo menshi cyane. oya menshi byatari mwagaja uzi kuri igitangaza iyo ufite amadeni se uhitamo ukubitamo kaka eh ku buryo umuntu amamagara icamo rimwe igahita yikuraho oya ese nuko mama mwabigenje mama hari abantu bajya babinkora gutyo bana wahamagara ngo kereka nyine ngo ngo naragusevinze naragusevinze uzwi ibyo bintu nabyumvise kandi byumva n'umukobwa nanone tuba dufite amadeni menshi wari ufite amadeni angana gute Eh? vuga ureba hano nibwo tukumva neza ariko karacyarimo ngo naje nakwiyemiyeho ngo noneho nzi kuyivugira shakiye kuvamo ukikuvamo bavuga ngo ukiva muri kikuvamo nzi kureba gutya ese n'inzara usigaye gutya niko sha nese rwese neza se umva cyagiye wari wicaye nk'abantu basanzwe none wiyicajwe nka misi barambwiye ngo nsa nka Scovia usa na Scovia Mutesi uzareba muri komenti yego ko mfite abafana benshi cyane n'amaso wayateretse n'iki ariko mfite amaso meza ibyo urabizi n'icyo si byo baha ariko uzi ko washobora kuba isireyi bana cyagiye nabona gura agaturage kigendera ariko keza cyagihe byabaga ni stress nyinshi umuntu yari afite ariko ubu ngubu zarashize nabonye abantu shaka cyo koza rwenya byagenze bite Imana izaguha umugisha utiki rero duhido nido ukora ikiganiro ejo bundi mbega abafana nkikigera mu rugo yego hari umupapa disa muri Belgique wanyandikiye yahise adana amafaranga wundi wadaye amafaranga tukajyana umwana kwa muganga yego ahita nyine avuga nyine sinzi uko nabisobanura byarandenze ibaze harya muri Belgique niho mu Bubiligi ngo muri ki muri Belgique ntabyo nasubiramo abantu bakunze ukuntu usetsa usanzwe usetsa kuriya barasabye ari bisekeje ndetse abantu niba bikubwiye barasetse bakabikunda ariko njyewe ntabwo byari bisekeje ngo kubona ararwaye amagawe noneho rero ukuntu wambaye usuye umuntu yaba yararwaye amaga cyangwa aratubeshyaga kari agatwiko shanaga ari agatwiko rwe njyewe ntabwo njya mbese naje hano nje gutwika koko uwo mwanya nawe nabona ubu ngubu warwamaga uko tukubona mba ahubwo tubireke byararangiye ntabwo mba nshaka ko babisuzuma yego nta nubwo nari nzi kwambara na runo rukweto noneho mbere nagendaga mpinga genda mpinga Olivier ariko ushyiraho izo nkweto bazirebe anatwe ukuntu yagendaga uragira ngo nanjye mbere nk'akavatiri wowe ngo wagendaga hari umunsi umwe nigeze kwambara urukweto nari nzambaye tuba ku muhima kujya nari ngiye gusenga hari ku cyumweru ndabona urukweto nagendaga ameze ngo abantu baransetse biri byunzwe ubwoba buranyishe yewe ndanagiye gutega na bisi nibwo ari kiva mu giturage se nubwo mbere nambaye urukweto rurerure nibwo wambaye urukweto rurerure nubwo nari ndangije segonderi ushaka umunyakigali nawe bana iyo ugiye mu giturage uba urakumenya noneho ngeze mirukayo nta nubwo wahiteza nta naho nzasubira oya wambutse cyakoze ntiwabonye abantu benshi bagukunda nyine barahari ntabwo ari benshi cyane ni bake beza bake beza ariko iyo barenze umwe baba ari benshi aba ari benshi ntabwo ubonye umukunzi ibyo tubireke
ntabwo tubireka mbwira ntabwo urabona umukunzi nabonye abafana ntabwo nabonye umukunzi oya abajyanama kwa abajyanama uyu munsi ariko turaza kuvuga mu ndimi aya mbabarira uvuga iringara mvuga iringara cyane reka naturutse za Kongo iyo ngiyo twarivuze inzu utuntu tubiri twonyine akantu bita keba nayo n'akandi bavuga ngo na misuti nayo niryo nihimbiye ariko naryo nzi ntabyo nzi da nuko sasa rero ejo bundi twakoze ikiganiro benshi bavuga bati uyu mukobwa twamukunze twakunze uburyo yicisha bugufi twakunze uburyo avuga aho yavuye naho ageze uyu munsi biriya bivuze iki kuri wowe momo reka nkubwire njyewe nyine kugira ngo nze ntabwo nari nje ngo kugira ngo nsetse abantu ntabwo nari nje njye nuko just nabonye ko ufite umutima mwiza ufasha urumva uno mwana nyine niwe nabikoreye yego ntabwo ari njyewe gusa nyine naje nitera story kugira ngo abantu nyine nanjye babone aho navuye naho ngeze kugira ngo hari abantu baba bihebye benshi bavuga ati si ubuzima buzagenda gute ubuzima burahinduka nanjye ntabwo nari ko bwahinduka kandi na n'ubu buracyahinduka ngenda bizi nzagera kure cyane so abantu rero barankunda ngo ndabasetsa iki ariko nyine ubwo nabasekeje ubwo bari bankunze yego none se wenda harimo abantu benshi iyo bageze i Kigali iyo bageze mu buzima bwiza babumva batasubira muri bwa buzima ngo babubwire n'abandi kandi butanga wenda n'urugero ku bandi bigaragaza ko nta umuntu atava ibyo ngibyo byifata gute muri abantu babikora gutyo ni ubujiji cyane ni ubujiji kandi buriya nta nubwo baba basenga ntabwo baba basenga ku buryo umuntu yaba yaravuye mu buzima bubi akirengagiza abasize inyuma ntabwo aba ari byo kuba badatinyuka rero kuvuga nk'aho bavuye buri wese afite uko aremwe yewe mfite uko ndemwe nabo bakaba bafite uko baremwe n'ibyo batekereza yego ni sawa rwose reka twakire rero uyu muryango wazanye ahangaha sibyo tubaye karibu nimutambuke mwicare hariya biraje bigucange nk'uko byancanze mwegerane moni we guma ngo ntacyo umwana eguka uyu niwo mwana Monique yazanye ubushize mama mwegesha asa na mama we kweri niko asa na mama we koko reka nanjye negera imbere ntukiremo yego yego Moni turi kumwe na bano rero bavandimwe uyu muvandimwe n'uyu mwana batubwire rero uyu mwana we turamuzi wari wamuzanye ubushize uyu yitwa Bonheur uyu bari kumwe ni mama we niwe umubyara yego ubushize twaje turi babiri ariko ubu ngubu twaje turi batatu kubera ko yaravuze ngo ntabwo twashima twenyine kandi na mama we ahari aravuga ngo agomba kuduherekeza kugira ngo azashimire abantu bamufashije yego reka tumuhe n'ijambo wenda n'iki cyatumye mufata icyemezo cyo kuvuga muti tuze n'ikibabakoreye cyatumye muvuga muti reka nzagarukane nabo bose noneho ikintu cya mbere cyabayeho cyanshimishije ni uko hari umuntu wamwitayeho kuva heza kuva nyine akibona kiriya kiganiro na n'ubu baracyamwitaho kandi mba mbona adacika intege akamamagara akavuga atameze ate nyine nkabona afite umutima w'urukundo umwana yari afite ikihe kibazo harya twibutse yari afite ikibazo mama wese ahari mama nabisobanure tugoye kazi mama murakoze ikibazo uyu mwana wanjye yari afite yafashwe mu kwezi kwa mbere tuza kumenya uburwayi ku itariki 6 z'ukwa kabiri kare ngo ni imyuka mibi umwana tukajya tumujyana kuri tuwarete tumuteruye abundi tukamuheka tugiye kumuvuza ahantu bamuha imiti barangije baratubwira bati mushaka ukuntu mujya kumucisha mu cyuma inyama zo mu nda zarangiritse
twebwe tubura ubushobozi nk'ababyeyi be bitewe no gusenga nuko twasengaga twizera Imana hari uwo yakoresheje aramwitaho aramuvuza, ariko mu kumukoresha byaturutse aha hantu. Niyo mpamvu byatumye nza gushima, kuko iki kiganiro cyaturutse aha ngaha, nimwe mwagize ubuvugizi hagati kuri uyu mwana. Nkaba narinje kubasabira umugisha, Imana izabagirire neza, n'uri kumwitaho Imana izamugirire neza. Ni byiza cyane. Banza ushimire Monique, dore niwe wabikoze. Monique mushimira 100%, ni umuturanyi wanjye 100%, amfata nka mukuru we, nkamufata nka mukuru wanjye. Monique ndamukunda cyane. Monique nka murumuna wanjye. Nimunseke n'ubwa mbere. Ariko ndamukunda cyane kuko niwe wabigizemo uruhare kugira ngo uyu mwana akire. Urabona umwana ungana gutya kumuheka mu mugongo birababaje. Urabona umwana ungana gutya kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi atarabasha kugenda birababaje. Ariko yaravuze ati ngenda mujyanye. Aha hantu rero ngenda naramubwiye uzamfasha ungezeyo, aba bantu mbasabira umugisha, kuko n'Imana iravuga ngo uwo muzasabira umugisha nzawumuha. Nanjye rero nakubonye Monica kunyeretse kuri telefone ye, ndavuga uyu muntu nshaka kujyaho akorera, nkamusabira umugisha mbikuye ku mutima. Nawe azasaba umugisha ku babibonye n'ababikoze, kuko intambwe zaturutse aha ngaha. Kuri wowe na Monique rero mbasabiye umugisha n'ihirwe, Imana izabagirire neza. Amina. Amen. Yego, turawakiriye rwose. Uyu mukobwa rero ukimubona nk'umuturanyi, wabonaga ko yagukorera nk'ibyo ngibyo, ku buryo atekereza umwana wawe ati yambwiye ko mutari mu buzima bwiza bw'ukeneye iki, niko yanavuze no mu kiganiro, ariko ukabona aje kukwitaho. Byagutunguye gute? Monique twaraburaraga akadufasha, bikaba hagiye n'iminsi n'itatu ishira, akaba ari we uteka akatugaburira, ariko ubuzima tukabwihanganiramo akaduhumuriza, kuko ubuzima yabuciyemo. Katubwira ati mwihangane, ubu buzima murimo nanjye nabuciyemo, ariko Imana yangiriye neza. Hamwe no gusenga ati mama Bonheur mukomeze mutuze, Imana izabagirira neza. Ntabwo yadutereranye mu kurya, mu kunywa, ndetse no ku bukode bw'inzu. Ntabwo Monique yantereranye nk'uko umuryango waba warantereranye. Monique yambaye hafi, Monique angirira neza cyane, nanjye numva Imana izangirire neza mwituri. Umuryango uteranye gute? Monique ahagoboka gute? Monique no kwambara abana ashaka buryo ki abagirira neza, mbega icyo abonye turagabana. Mufite icyo mupfana se? Oya, ntacyo dupfana, twahuriye muri uyu mujyi wa Kigali, yansanze mu mujyi, nanjye gutyo, mbega twahuriye gutyo nk'uko abantu bahura, ariko twahuye nawe ari uw'umugisha. Ubwo rero ngeze icyo mwunganira aho ngaho, aho baba niho nimukiye. Gusa njyewe mba n'imbere mu gipangu, urumva ko ndi umukire. Nta nubwo nikora, urumva bo baba inyuma y'igipangu. Yego. Nkajya nambuka nkavuga ati saba abana, ariko njye iyo mbabaye sinshobora kubwira umuntu ko mbabaye. Ndavuga ati mu mutima najya ku muhanda, abantu bana ko bambaye ibirenge, ko basa nabi, ko babuze, nkacaho mama we ari kubogoshesha umukasi. Biracyabaho nyine, nkumva binkoze ku mutima, yimanukira. Najya nko guhaha pe, njye nagiriwe ubuntu rwese, sindaburara n'umunsi n'umwe. Ariko niyo nguze ibiro 5 by'umuceri, ngomba gufata inusu y'umuceri nkayiha umuntu babaye, najye ngasigana iyo ngiyo. Niko ne mu buzima bwanjye rero nahaha nkabona baraburaye, nkafata kuri ibyo ngibyo nahashyeho nkaba. Niyo nabona ko bifite ejo nafite aho nzakura, ndavuga ati okay, kamumbaye ngomba ko niko bivuga, kamumbaye ngomba kubikora, ejo Imana nayo izaca inzira. Nubwo buzima nabayemo. Uwo mutima ukuye hehe? Simbizi, umva nanjye simbizi, gusa hari igihe biza gutyo. Hari igihe murana n'abantu mu nzira bakavuga ngo bite umeze neza, nkavuga ati sunya unzihe, ubwo se urumva nakwibuka n'ibintu wankoreye, nkavuga ati ni ibiki nagukoreye, ngibuka cyagiye ngo wamaye ibiryo, nanamyibuka habe. Yego. Niwo mutima Imana yamaye. Nyine buri wese agira karagiteri ziwe. Mama ufite umutware?
mfite umutware n'abana 6. muri uno mujyi wa Kigali guka muri uno mujyi wa Kigali biroroha abana 6 ntabwo ari bake. muri uno mujyi wa Kigali ntabwo biba byoroshye, ariko nyine uragerageza. Niho natangiye nkubwira ngo kuburara no kubwirirwa urumva biba bifite aho bituruka. Nimba ibiryo byabonetse muri wa muryango w'abana 6 n'umugore n'umugabo ubwo turi 8, turabirya. Nimba bitabonetse dutuzi, kuko Imana niyo yabaduhaye, kubera ko nta mama nta na papa ngira. Ariko hirya y'ibi byose Imana yifite uko ikora. Kuba abana banjye ndabarera n'umutware turabana, Imana igaca inzira n'ubukode bukaboneka kubwo kwizera Imana. Ukibona rero Monique avuze ati reka mbazanire cyo kurya, bazana iki, ntibyagutunguye? Byarantunguye cyane, kuko yanzaniye amakara, anzanira umuceri, anzanira amavuta, azanira isukari, azana ibintu byinshi. Numva ndanezerewe, ngomba kubivuga kuko yarabizanye. Arangije aranambwira ati akira amafaranga wogoshesha abana. Nukuri byaranejeje, biranezeza cyane. Ubwo abantu baba baguhanze amaso, ariko hari uw'Imana biri bukoreshe. Nukuri ndi kumushimira ku byo bari gukora cyane. Muni abandi bayishyira muri social media, bite kuki wowe utigeze ukagira gutya n'umutima wawe utereka njye gufasha uno muryango wenda ari cyo mbarusha? Aya ngeze social media se ntabwo nukuri umukire nukuriye. Njye none se hari akazi ngira se? Nta kazi ngira, nirirwa mu rugo just time hari igihe mbona ibiraka, kuko njye nigize ibintu bya hoteleri amezi 6. Hari igihe mbona nk'ibyo biraka nkagenda nkabona nko muri weekend nkagenda bakanyishyura mwitahira. Nkavuga ati se aya mafaranga mbonye ni gute nayarya njye nyine? Narebye uziko nshobora guperereza, sashobora kubimenya. Nshobora guperereza ngasanga afite icyo kurya. Icyo gihe ntabwo nyimuha. Bitangiye gushaka undi mita mbihereza. Sinshobora. Afite ibyo kurya, hari abandi nzi babuze ibyo kurya. Kandi nawe ntago abimenya. Nkavuga ati uyu ngo afite icyo kurya uyu munsi, uriya ntacyo afite agiye kuburara. Ntago ari we wenyine. Kandi nge niko naremwe, niko umutima wanjye umeze. Ubushize dukora ikiganiro hano, abantu benshi barambreminze. Barambreminga ngiki bakubreminga gute? Ngo naje gusaba. Nge ntago naje gusaba guys. Ntago naje gusaba, ahubwo mu bantu nagize naga ari abafana banjye. Ni famille baranutse ngiki ngo bawiteza abantu, ndamugata kubera ko vuze se ibyo waciyemo. Kubera ko byadanje birimo nibihe? Nta nibyadanje, gusa nyine byarambabaje, nabona arabababariye. Ariko nge nabikoreraga uno mwana rwe yarababaye. Yego. Yarababaye ku buryo ariko sinzi uko nabivuga. Emotions kushobora kuzangarira nkica makeup zanjye kandi ntabwo mbishaka. Mva umuntu wa blaminze cyangwa umuntu waje gusa naho yishyiramo momo, umenye ko rwose atari byo. Yaje no turiganirira afite n'icyagamije kubona ubufasha bw'uyu mwana, yarabubonye cyane. Imana yarabikoze. Ntiyigeze abavuga, niwe wivuze. Urabuzima n'indi utabuciyemo, utaraciye mu buzima nka buriya n'ibandi twese twabuciyemo. Uze ntitubivuga nitwiga tubivuga twarapfuye se? Ntabwo mani twavukiye mu bikoma n'ibiki. Birashoboka wenda twanabivukiyemo, urumva, ariko wenda bikanagenda. Ngaye ngoko muri twibwirire, iyo ufasha abantu wumva byungura iki kuri wowe? Nge mba nishakira ubugingo, nta kindi. Simba ndi kwirata iki, gusa nyine mba numva baravuze ngo imirimo yawe niyo izaguherekeza. Ese ugira ngo wowe ibintu ukora nubwo waba uri umunyabyaha gute, ugahura n'ikibazo kimwe, ndakwinginze n'ujya uhura n'ikibazo wumva kikuremereye, uzavuga uvuga ati Mana yo mu ijuru, fasha kubwura mwana Bonheur. Naje ahangaha naziko uzajya uvuga ati ibuka ko hari umwana witwa Bonheur nafashije. Ni wamufashije ntago ari wababaraka. Imana ndabizi izagiye tuyigukemurira. Bonheur bite? Ni byiza. Wabaraga gute icyo gihe? Nababaraga mu nda no mu mavi, nagenda munsi y'ibirenge nkababara, simbashe no kugenda, nkagenda nkambakambye bakanterura. Vuga ureba hariya. Nari se
uyu munsi barakuvuje? baramvuje. uyu munsi urumva bimeze gute? ndi kumva ameze neza. ntabwo uri kuribwa cyane? ubushize ntabwo wajyaga ku ishuri? yagendaga yunamye, urabyibuka? Yego. ubushize yagendaga yunamye ariko urabona ko ahagaze. mwamuvuje he? noneho mbega ibitaro nimba ari Danihiri, nimba sinzi ukuntu ibyo bitaro Danihiri ni itabi we. ariko bigiye kwitiranwa gutyo niko bigiye kwitirana. Medico Hill. Medihiri. Medihiri. Danihiri. None ariko nabonaga handitse biriya bitaro ni ibya VIP. cyakoze uransekeje. Okay. ngo Danihiri. Shomori ntabwo ujya wiburira. ako kuntu nsa neza nkaba ndi no gukotora nibyo biri kunsasa. yewe Danihiri we. Okay. neza abantu basa neza ntabwo bakotora. biba bigize abasirimu nyine. ngo nigize umusirimu ubu ndi kumva nahanagurana gutya byose. ntuzagaruke hano usa neza rero. tujye twitwikira udasa neza. tuzajya twitwikira. ahubwo reka ngutere sitori. mbega ibintu byambayeho. nari nicaye muri salo mu rugo. ngiye kubona mbona nimero iranyandikiye ngo twakubuze ngo turi kuguhamagara bya bindi nakubwiye. narashyizemo igikoni. abaramunyandikira wumve nyine y'ikintu ari cyawe naho kijya. yaba arunda akamamagara yari kwigira. yego utabivamo. abanyandikiye message arambwira ati uwo muntu ndamushimira cyane mbikuye ku mutima. yego. arambwira ati mama nakubuze mba ndamuhamagaye. arambaza telefone yawe ndamubwira ati kireka nimero yawe nayisevinze nibwo bikunda. kandi sharwe nabyuze. noneho ndangije abaramamagaye harimo mu saa 5. arambwira ati bite ni byiza uwo mwana se muri kumwe? twari tunari kumwe twicaranye muri sale. yego turi kumwe. noneho twebwe wumva ukuntu Imana ari igitangaza. noneho twebwe none uyu mwana amuzana ahangaha amafaranga twari dukeneye kugira ngo tumuvuze ibihumbi 50. yo yari make kweri. yari make ibase kugira ngo tumujyane muri mituweli n'ama transport yose twayashizemo ibihumbi 50. noneho umuntu wa mbere nkikiragera mu rugo cya gihe yanyoherereje amafaranga ntabwo ari ngombwa ko yavuga. ntabwo ari ngombwa. ndangije mpamagara mama wiwe ndamubwira ati hari umuntu wohereje amafaranga arambwiye ngo tugure umuceri ariko umuceri ntabwo ari ngombwa. dufate umwana tumujyane kwa muganga. yahisemo amafaranga ubu cyajya kumushakira transfer imujyana Kibagabaga. noneho umuntu ahita amamagara arambwira ngo none se uwo mwana yatangiye kwivuza. ndamubwira ati wapingo gusa ko tugiye kumujyana kwa muganga twabonye transfer. arambwira transfer se bura ni ngombwa bura Kibagabaga naha fresh. ndamubwira ati kubera ko numvaga Imana yankora ibintu bya danje cyane njye nashaka ko umwana akira. arangije arambwira ngo none se ngi Kanombe. i Kanombe se bisaba mituweli? arambwira ati ntabwo ari ngombwa mituweli. arangije ndamubwira ati rero twebwe dufite mituweli na yindi assurance dufite. arangije arambwira ati okay niba muri kumwe mwitegure nimurangiza nidumuhamagaye. ni umugabo uguhamagaye. ngo iki? nomero itagira 07 ibaho. dukomeza abani reka turebe. ibaho cyane. niyo hanze. ibanza umusaraba. noneho uwo muntu arangije mbona nawe wigira umuturage ugakabya. noneho oya nibyo rata. yongere sinjye kwitaba. arangije abarambwira ati mwitegure. uretse gatoya urabonekewe rata. ndabonekewe nyamara niyo umugisha. nomero yo hanze n'ubwa mbere mpamagaye.
nomero do irongeye have njye kwitaba buretse njye kwitaba itabira aho ngaho ntacyo. mwiriwe Igendere. Hello? Hello? Monique, Yes. can I talk with her? Okay, let me talk to you. Give me a few minutes. Nyamara. Ni sheri nabonye. Oya, wasaga nabonetse Na ibyo. Axel. numva nyine Ntiwumva se nyamara bakureke. Urumva gwe. Noneho uwo muntu arangije. Ngo nimero yanditseho umusaraba. Aho ntaza karindwi iriho. Ndangije nyine arambwira ati mwitegure hari ahantu hari ibitaro mbega ibitaro byiza. Nugerayo ndakuvugisha muvugane n'umudokiteri abiteho. Dore naragiye nicara kuri reception nazo biva bikagera nubwa mbere narijya mu bitaro nka biriya. Ndagenda ndicara akamamagara akambaza se wabonye nanye n'umudokiteri ndamubwira ati wapimagaze kuri reception. Arangije nyine ahita amuzana wa mudokiteri araza aratureba tubwira uno mwana bamufata ibizami. Noneho dore amafaranga twishyuye. Guys, menshi. Gwe. Ayo mafaranga narayabonye njyewe ubwanjye ndatitira ndwara isereri njyewe ubwanjye mu Ayo ni. mafaranga tuyatanga koko. None nahise bamagara uyu ngo none se ngo ni ahantu hamace ugira ngo ibazungu wari umutubuzi. Njye nanagize ngo ni umutubuzi. Ibaze gufata ibizamini just 2 bakaguca 220 ingahe? Si menshi se? 278. Si menshi ayo mafaranga ni menshi byo. Noneho uwo muntu ndangije ndamubwira ati baduciye amafaranga. Noneho nabajije uwo muntu ndamubwira ati aya mafaranga ntago wibeshye. Nabonaga ari 2770 ingahe. Ndamubwira ati wibeshye ugabanya amafaranga ni menshi ngo wapi ngo nayo ngayo. Yego. Ndamubwira ati ubwo bari bace muri za MRI n'iki byose. MRI se ni biki? Ntago mbizi. Bya byuma nyine bacamo. Okay. Bari batarana bamufata n'ibizami. Ategereje ko afata ibizami nyine. Noneho barangije barambwira nimwishyure tubone kujya kumufata banza bahise babona ko nayo mfite. Tujye kwishyura ibizami. Mitama uwo muntu kode arishyura. Mbona umuntu ari seriye. Ndavuga ati abantu bafite umutima nk'uyu kuri iyi si baracyariho. Wowe rwe n'ubwa mbere. Umuntu satuzi noneho ari gufasha kana byankoze ku mutima. Byankoze ku mutima ibaze njye naravuze ati ninza gushima nzapfukama Imana icyubahiro. Kandi ngenda bikora kugira ngo Imana itagera. Turangije umwana bamufata ibizami bike barongera baragaruka yasubiranyeyo na mama we. Nyekizena hari ubwo nari natashye bwa sister wanjye. Turata arongera yishyura 300 na 355. Yego. Uwo muntu aravuga ati ngiye cyo nshaka kugira ngo uwo mwana akire nubwo yaba miliyoni 2 nzazitanga. Na n'uwo muntu sindamubona. Ntabwo umuzi. Just call phone. Gusa nyine hari Imana imuhumugisha. Imana imuhumugisha aramwambika sometime akamugaburira. Umva yaravuze ngo azamwitaho nyine tu. kutari kuvuga n'imiti ya Mvuga. Yego. Dore noneho ngo tugiye kugura imiti. Ese undi wabivuze wowe? wabivuze Suri mama we. Wabivuze. Komeza mumo. Noneho umunsi twagiye kwa muganga. None njye nanitse ko harimo n'imiti byose bari bome imiti. Ngiye kubona mbona abanyandikiye na ordinance. Ndavuga ati se iyi miti ntago ari mwebwe muri buyime. Njye nahavuye narwaye nihahamuka kubera navuga ibi ni ibiki biri kumba. Ifaranga byose. Wowe nanjye ubwanjye narafata cash. Ibihumbi usko yatanze 400 aranarenga. Yego. Noneho arangije batwandikira imiti. Andangira ahantu hari Faisal. Hari amafarmasi ahari. N'ikibumbi 50 na bingahe by'imiti. Ni menshi. Ni menshi. Umva ukuntu Imana ari igitangaje. Twebwe twifuzaga 50 byo kumuvuza. Ariko Imana yamukoreye ibirenze. Urumva Imana atari nziza. Nukuri pe. Ni ikintu gikomeye cyane. Dushime n'abantu bagize umutima cyangwa umuntu wagize umutima nukuri Imana ibaho umugisha. Iyo abantu baje ahangaha mukabafasha
ni ukuri inkuru yanjye iba yuzuye muba mukoze ibintu bikomeye cyane, muba mubohoye benshi, muba mutuye imitwaro benshi. nkeka ko uburyo uyu mwana yaribwaga ari ikintu umwana yaribwaga kameme, ntubuzi ngo uramufasha ute, ntubuzi ngo iki, ariko ukajya gutyo ukava from nowhere ukagoboka. ni ikintu gikomeye cyane. Imana iguha umugisha wa muntu we cyane mwinshi utagabanya. wishimye gute wowe mama? narishimye cyane, mpita njya kureba momo ndamubwira uzamfasha unjyana aha hantu mwagiye, njye gushimira aba bantu kuko sinababona ku maso, nshimire n'uyu muntu wabahaye ubufasha, kuko amafaranga nk'aya ntabwo nari kuyabona, nta n'ubwo ubufasha nari nakabwigezaho, ariko naravuze ngo nzaza kubasabira umugisha, Imana izabagirire neza mu butunzi izabahe nijoro, kandi nawe ntizakwibagirwe. Oya ntizanyibagirwe nanjye ndarikeneye. Ariko we namumenye munasetsa n'ubusanzwe. Turasetsa, dukunda kwibera mu buzima bwiza, twaba dushonje, twaba twariye, twabibura tutabibura, tugomba kuba mu buzima bwiza kuko byongera iminsi yo kubaho. Oya nibyo rwose. Ari igihe njya nyura mfungura iwabo mfunguye nk'igipangu nyine ngiye inyuma ya gate bari kuguhamagara ntacyo bihorera, ngiye nkagenda nkamubaza mumeze mute, mwaramutse neza, ngo yiwe. Hari igihe nyine njye iyo nta kintu mfite, nyine iyo nta kintu mfite cyo gufasha umuntu sinshobora no kumuvugisha. Ndangije ko mwicaye aho ngo turi kureba televiziyo, ngo turi kureba ibitente. Ubwo ibitente ni hehe? Ni mu muhanda ngo bari kureba ntibigeze banatumira umuhanda yanjye. Ndavuga ati ibitente se biri, tukagenda tukicara kure ngo bibe ibitente. Mbese mukareba ica ku muhanda tukazireba ku muhanda, kuko iyo wicaye ureba hanze birakunezeza kuruta uko wajya mu nzu ngo wigunge. Ibitente biba nyine avanga ibitente, televiziyo iyo utarayitunga urabyitoza kuko bazayitunga nyine nawe ukabireba nk'abandi. Oya niko bimeze. Niki kigushimisha? Harimo umuntu uvuga uti umuntu uri mu buzima bwo hasi, mu bukene, ubura icyo kurya ntajya yishima. Wowe wishima ute mama? Harya ubundi witwa ngo? Ngiye banyitanyira Havugimana Françoise. Uziko tutibwiranye bana? Ntago wari wabimbajije. No ndayikubajije. Nitwa Nyirahavugimana Françoise, ndi umubyeyi w'abana 6, nkunda Imana, nkunda gusenga. Kunde Imana ute? Ndayikunda kuko kuva nagera muri uyu mujyi wa Kigali natangira kubyara umwana w'imfura kugeza ku mwana wa 6, Imana yagiye nyiyereka. Ufite abana umukuru angana gute? Umwana mukuru ubu ngubu indangamuntu yizasohoka muri uku kwezi 16 n'umunani. 18 n'uwa 16 arahari. Utabateye stories ukuntu wagiye gufata wamuherekeje se mugiye gufata indangamuntu? Twagiye ukabindi turahayoberwa, twagiye tubaririza imodoka yose nibagiye kubatera story. Reka mbabwire, twageze Kimironko tukajya dutangira abantu ngo nibaturangire ku kabindi. Ku kabindi tuhageze turabanza turakata tujya kwireberaho ikibindi giteretse. Mureke guseka, ushobora kuba uri muri Kigali ariko utarahamenya, bisaba kugira ngo ugire umuntu uhaza gutembereza. Umva twatembereye ku kabindi, ariko njye nkibaza ku kabindi, ariko akabindi narakabonye karimo n'imiheha, karamanitse ahantu hejuru. Nanjye sindakabona. Ariko rero reka mbabwire, uyu mujyi urimo ibyiza, umuntu ashoboye yajya atembera akamenya ibirimo. Kore njye nshima Imana n'ukuri. Mwambutse umuhanda guteze? Oya abantu twatangira umupolisi aratubwira ngo ko muje hano tuti twambutse dore. Noneho hari utuntu tumanitse hakurya twirukanka, akicyatsi akumutuku gahagara. Batwita feruje. Ntago mbizi niba ari feruje, ariko kariruka. Baba we twarahagaze turabanza turareba. Umupolisi niwe watwambukije adufasha akaboko. Urumva kuba muri Kigali n'ubwenge. Ntago wapfa kwiroha ngo uragiye. Ubwo rero nyine twahise dutaha tugera mu mujyi naho hari ahandi twageze hari iyo feruje. Naho harimo twatuna. Umva urahagarara ukabanza ukirebera umujyi uko nta kintu busigaje kure. None se igihe cyose waziye Kigali nibwo ugeze hari? N'ubwa mbere ngeze nahangaha hari nabonye turatuna. Ahubwo ngeri mbwira momo azantembereze. Bunse Kigali umazemo igihe kingana ute? Kuko Kigali najemo Gacuriro batarahasenya nimbi Gacuriro haramuhazi. Ariko ntumbaze ngo nzihehe Nyabugogo nukugenda nkabaza ngo bategeraye. Ariko nanjye ngiye kujya mfata urugendo ntembere, burari Imana izama amafaranga nanjye nkamenya umujyi. Harya mutuye he? Dutuye aho biti Batsinda. Ese ubundi Batsinda ariko ni kure by'uyu mujyi? Batsinda ni ahubwo batangiye gutera imbere, batangiye kwashyira amazu meza. Twahageze hari ubuzu bugerekeranye utamenya ukuntu bumeze, hano batangiye kuba heza. Niyo mpamvu rero iyo ukiri mu cyaro bisaba ngo hagire uwo mu mujyi ukujyana mu mujyi. Yego ndikwemeza mu ugiye kuvuga sinzi ibindi bintu ambwiye ngo yabonye mu mujyi ngo nimba
nabonye ibintu byambaye imyenda wabonye ibintu byambaye neza rwose aragenda agiye no kugikoraho nabwiye umwana tugiye gusuzura amatipe mva ni ikintu cy'ikibumbano narakinyeganyeje abantu baraseka umwana arambwira ati hoya hoya ngwino ntabwo ari umuntu hari n'umwenda twabajije isuri ya nangaye hoya ngo wikivugisha ngo tugende oye wagiye kubaza iki kintu kiwambaye cyari gihagaze aho waragira ngo ni umuntu se naramubajije se nangaye nese arasa neza ni inzobe nta kibazo afite hako ntavuga oya ako murambeshya kirahari ku muhanda none yari afite n'ukuboko gutya ahagaze gutya ndavuga se uriya mwenda nangaye ngo oya ngo baze uriya w'imbere n'umwana wanjye wambwira ngo baze umuntu wicayemo ari imbere n'uyu se si umuntu twagiye umwana yangize umusazi oya ese ubundi wari uzahagana hehe mama Boni ni ahantu nzi ngiye muri uyu mujyi usibye kumenya Batsinda cyakoze na Kibagabaga narahamenye kubera nagiye kuhabyarira nta wundi mujyi nzi rwose nese uhahira he mayiri Batsinda nese imikorere ni ugushaka ubuyede no gutanga ibiraka byo gufura ni muri iyo midugudu y'Batsinda ntabwo byoroshye uzi ko abantu turi Kigali bitwa ko ari abanyamujyi batubeshya reka nkubwire baba bababeshya kubera ko hari igihe umuntu aba ari gufunda ubuzima ukumva ko ari i Kigali ariko hari igihe uba utarajya i Kigali Nyakigali none se kandi mu giturage ubu ngubu bazi ko wagafashe i Kigali kandi mu giturage baba bampamagara bambwira ko nakize nawe nkavuga nti webana narakize kandi hari igihe mba nanaburaye n'icyo kiraga cyo kubagara ibishyimbo ntakibonye ubu se ko bagiye kukubona ko waraburije ubu noneho bagiye no kumbona nageze kuri televiziyo ndi kuvuga amakuru ibintu byose nanjye namamaye mbega muri make nese ufite imyaka ingahe ufite umwana w'imyaka 18 navutse 8 wakoreye imbere urumva ko ndakuze mfite abana mu minsi mike ndaba ndi gushyingira mbega nta kintu nashinze imana ufite imyaka 37 n'irindwi kugera hafi 40 wacyeye muto tatu n'icyenda ubwo se urumva 40 atabura umwe 39 nagerageje hafi 40 yego ngo reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu sibyo momo niki wavuga tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu hari benshi babakunze mu kiganiro cy'ubushize niki wababwira wenda kiri ku mutima icyo nababwira muri iyi si hariho abantu nyine bazi gukorera umugisha hari n'abandi nyine bazi kubureyiminga abantu nk'umukobwa wifashe akandika muri komenti ngo ni indaya njye narabisomye numva ngize ubwoba uzi ko nabisomye nkashaka kuguhamagara nkakubwira ati mbabarurutse ibicyo kiganiro ntabwo nyisoma komante ntabwo nazishobora zose byarambabaje ni umukobwa ngo witwa Nicole yarambabaje arakuzi se simbizi nawe nzi nanjye ntago nzi ndabizi ndakeka nawe nzi ahubwo aziranye n'umukobwa twakoranaga yego sarambona face to face ibaze mfite umwana w'umukobwa ikiganiro ntabwo kijya gisaza jira ibaza azavuga ati mama ndi kumubona hano nakura wenda namubonye hano ibaze umuntu umwe mu bantu 100 yego agiye kwandika ibyo bintu byarambabaje narababaye nagiye no mu cyumba ndarira uwo mukobwa nituziranye sanzi nubwo ndishuwa neza katarambona face to face akagiye kwifata ngaranye ngo ni indaya ako buriya dufite aho twahuriye njye niko nahise nyiga ahubwo uzi impamvu nahise mubona se nubwo nari nzi ko kuri email bashyiraho ifoto y'umuntu bashyiraho kuri YouTube kuri email kuri email hari ubwo ziba ziriho uwo mukobwa nahise mubona nsanga ni umukobwa w'umushuti wanjye ubu twakoranaga yari inshuti y'ahubwo uwo mukobwa wa Uganda ariko yigaye 100 ku rindi niki cyatumye avuga gutyo ngo simbizi ngo ni indaya ngo ni indaya ngo n'abafana banjye baramubwiye ngo iryo ni ishyari ngo ubwo sura mushaka y'icyo ubundi uramuzi yego cyakoze abafana banjye ndabakunda ni abana beza byatari iyo burya umuntu akubwira nk'ikintu ukumva nyine kirakuremera ibyata iyo umuntu akwise indaya byakuriye gute bikurya gute byarambabaje ariko njye ntabwo byambabaje nahise nekereza nk'umwana wanjye uzasoma izo komantere sanzi niba hari umuntu ugira responsibility z'umubyeyi ngewe umva ndagerageza ahubwo ubaza ko nababaye nkajya kubibwira uno mubyeyi amubwira ati sinzi umuntu wanjye sindaya icyo gihe nashatse kuguhamagara
noneho ndebye nsanga ni umuntu umwe wagiye ubyandika yabishyize henshi ahantu henshi Ibaze. ariko abafana banjye yewe we baramunsubirije koko cyaramwaye nafate mitunu nafate ku mitunu none se mwapfaga ikize ntabwo mbizi mwigeze mupfurana se wenda ku mu boyfriend kandi nanamuzi kandi Simuzi. wabonye ifoto ugasanga urayize muzi ni nk'uko waba uri inshuti yanjye waba uri umukorege wanjye Yego. wowe ufite umushuti wawe ni umukorege w'inshuti ya ni inshuti y'inshuti yawe ni inshuti y'umu workmate wanjye twakoranaga kandi nawe yabaga Uganda ntabwo twari tuziranye nese ugira icyo mubwira rero kuri kamera byanze bikunze gukurikira umva icyo namubwira Imana izaguhembe nta kindi yazamuhembe amahembe ibyo akwiye bimukwiriye Jesus Christ ariko se bamwihoreye mwihoreye ndaje muvugisha reka dusoze rero reka dusoze twabashimiye cyane kubana natwe muri kino kiganiro mbabara mbanze mfukame mereza Imana icyubahiro yewe pfukamushima Imana rwose uko wabiteguye njye ntabwo nabura gupfukama kubwira nawe urashima oya ngaho mwese bahatapfa ku Imana ishimwe no Imana ihabwa icyubahiro birabwo noneho kanegeye Imana ihabwa icyubahiro 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 Mana yanjye ugasanga umuntu uri hasi cyane ntashobora gushima Imana ugasanga umuntu Mana yanjye momo Imana nayo gumugisha kushimya Imana nawe ngo washaka gushima Imana ubuse ntiyabyumvise koko ngo nari bikora uko ubishaka bikora uko wabiteguye uretse gato okay reka ndumva ushaka kuvuga nica hano nshimira Imana abantu bamfashije Yesu abaha umugisha n'uri kunyambika akamvuza akangaburira akanyitaho Imana imuha umugisha utagabanyije kandi ni umubyeyi Imana imuha ijuru n'umugisha mwinshi cyane mwinshi cyane murakoze uyu mubyeyi momo Imana imuha umugisha ni ukuri momo urumva bimeze gute nyuma yo gupfukama ushima Imana nyuma yo gupfukama ubu ndangizanyije ideni n'Imana yego umuhiguro uhiguye burya ngo imihigo tujya duhiga ku Mana bari ngombwa ko tuyihigura iyo ubikoze rero wumva utuye umutwaro yego nawe urumva utuye umutwaro Imana ishimwe kandi Imana ikomeze guha umutima kwagurire imbago iguha amafaranga ujye ufasha abandi abableminga abandi abo ngabo Imana imena akazi pe iguha n'akazi nibyo ice mu bantu Imana iguha akazi yego rero mwakoze kubana natwe Imana ibaha umugisha kandi ntiwatanga nimero telefone yawe kugira ngo bakomeze kubaca akandi kantu nakosora hari nyine njyewe mama wese se yahigereye yego natazagirana ikibazo n'abantu ngo waje gusabiriza wa mugani sibyo uri imfura cyane icyo nashakaga ko uyu mwana cyararangiye niba bashaka kumufasha bazafashe mama we bazace kuri mama we uri umuntu w'imfura cyane ntabwo mushaka yego akaba ashaka kuma akazi nanjye nazitanga oya tanga nimero telefone yawe it's okay sibyo n'abandi bashaka gufasha umwana bace kuri mama we yego 078 54 014 667 izo ni izo nimero za mama izawe Françoise 078 32 38 254 ngaho ngo mwakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye yego ko narabihize ndashaka gupfukama inshuro 3 nka Imana icyubahiro ntacyo bitwaye ko ari mwebwe mufite amavi ni mwipfukame icyubahiro ni icyawe Mana icyubahiro ni icyawe Mana icyubahiro ni icyawe Mana iteka ryose amina uyu no muhigo bahize bose barahuguye kandi Imana izakugirire neza ugeze mu byago n'amakuba Imana izakwibuke murakoze cyane twagiye merci